bakunzi bacamo imbaraga z'ubugingo, mwami Yesu nashimwe, aho muri hose mbifurije umugisha w'Uwiteka. Imana yacu ibahe umugisha, turabakunda cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu ibice 9 umurongo wa 10. Reka rero tubanze dusenge. Turagushimiye mwami Imana yacu, izina ryawe rihimbazwe. Uri Uwiteka Imana ikiranuka muri byose, kandi ufite ububasha n'ubushobozi, nta kijya kikunanira Data mwiza. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe rero Mana, tugiye kurisoma. Reka umwuka wera w'Imana aridusobanurira mu mitima yacu, kandi umwuka wera w'Imana aribera umushorera, ariherekeze, arigeze mu bantu benshi mu izina rya Yesu. Uwiteka we rihindure imitima ya benshi, ubahe amashimwe. Ndagushimiye kuko ari wowe Mana y'ukuri, kandi ari wowe Mana yo kwizerwa ibihe byose. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Soma ijambo ry'Imana muri Yobu ibice 9 umurongo wa 10. Haravuga ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, ndetse n'ibitangaza bitabarika. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, ndetse n'ibitangaza bitabarika. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu ni Yobu niwe wanditse. Aravuga ngo Imana niyo ikora ibikomeye. Imana niyo ibishobora byose. Ibyananiye abantu b'abantu, byananiranye, Imana niyo ibikora. Biriya byose bikomereye abantu, biriya byose byagukomereye, biriya byose byankomereye, uyu munsi duhawe ijambo ry'Imana n'umwuka wera w'Imana. Dufite ibyiringiro nk'ibya Yobu, dufite kwizera kwa Yobu. Ritubwira ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka. Imana ishimwe cyane. Ngo ndetse n'ibitangaza bitabarika. Imana izadukorera ibitangaza, si kimwe si bibiri, izadukorera ibitangaza byinshi, kandi bimwe twarabibonye. No kuba tugihumeka umwuka w'abazima ni igitangaza gikomeye. Umwanya wicayemo ni igitangaza gikomeye. Umugisha wose wagiye ubona ni igitangaza gikomeye. Amashuri wize ni igitangaza gikomeye. Urugo urimo ni igitangaza gikomeye. Imana rero niyo ikora ibitangaza bitabarika, kandi twiteguye no kubona ibindi nidukomeza kwizera, nidukomeza kwiringira yuko ari ikora ibikomeye bitarondoreka. Imana ijya yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Imana ishimwe cyane. Ibi bitangaza rero bikabona inzira, kuko Imana ibikoze ibikomeye. Niba Imana ibasha kwimura imisozi, yigeze ivuga ngo wa musozi we wiyita iki mbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, uyu munsi urahinduka amataba. Uwo musozi ntiwarayeho imbere y'umugaragu w'Imana. Imana niyo ifite ububasha bwo kwimura cyangwa se kubika imisozi igose abantu. Urumva yuko ari Imana ibasha gukora ibikomeye. Ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka. Ntiwabara ibikomeye Imana yagukoreye, nanjye ubwanjye sinabirondora. Imana yagiye idukorera ibikomeye, kandi hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka yadukorera ibikomeye, ngo natwe turishima. Twabonye amashimwe mu minsi itambutse, kuko yarikoze ibikomeye. Hari igituma tuyishima, nuko Imana yadukoreye ibikomeye. Kuba warabyaye bigakunda ni igitangaza gikomeye, kandi icyo gihe waranezerewe. Cyagihe Imana yakwishyuraga amadeni akugose, iriya yari imisozi, ni igitangaza gikomeye. Uwiteka yarabigukoreye, kandi icyo gihe warishimye. Dukwiriye kuzamura Imana icyubahiro, tukongera tukayigirira icyizere, kuko ariyo ikora ibikomeye. Wihangayika, witeshwa umutwe n'imisozi, witeshwa umutwe n'ibikugose. Menya ko Uwiteka ari gukora ibikomeye bitarondoreka, ngo ndetse n'ibitangaza bitabarika. Imana yacu ishimwe. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo bari iyo migisha yose. Yibare umenye neza ko Imana ishobora byose. Umenye neza ko
mu migisha ugenderamo. Hari benshi bayishakaga, hari benshi bayifuza, wowe rero kuba warayibonye ni umugisha ukomeye cyane. Imana iguhe umugisha kandi Imana ibampera umugisha. Niyo ikora ibikomeye, ntugire ubwoba, iragukora ibikomeye. Ntuterwe ubwoba n'umwami wa Ashuri. Uyu munsi uyu misozi kugose irahinduka amataba. Imana ibampera umugisha mwinshi, kandi niyo ikora ibitangaza bitarondoreka. Ibitangaza by'Imana yakora cyangwa se yagukoreye, iyakoze biri izongera ikore n'ibindi. Iyagutangaje kirya gihe ukavuga ngo Mana ndatangaye, n'ubundi iracyari Imana, n'ubundi izakomeza ibitangaze, izakomeza n'ubundi ikora ibitangaza bitarondoreka. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Icyo dusabwa ni ukumenya ko ari we ukora ibitangaza kandi ko ari we ukora ibikomeye. Imana ishimwe. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo iyo ibintu biyoberanye hano mu isi, ngo Imana ifata umwanzuro ibintu bigasobanuka. Muri Imana ifite umwanzuro w'ibyawe, muri Imana ifite umwanzuro w'ibyo igiye gukora. Reka dusenga Imana maze dusabe Imana izi dukorera ibikomeye, ize ikore n'ibitangaza bitabarika mu buzima bwacu no mu mibereho yacu. Imana ishimwe, Imana ibampera umugisha. Turagushimiye mwami Imana yacu, ijambo ryawe rituguye neza. Tumenye neza yuko ari we Mana ikora ibikomeye. Mana ujya wimura imisozi itabimenye, ukayubikana uburakari bukomeye. Reka mwami Yesu wimura imisozi, yubikana uburakari. Bantu bawe baragoswe, ariko Uwiteka Imana ikora ibikomeye. Bantu bawe bafite ibibazo bitandukanye, ariko Uwiteka Imana ikomeye ikora ibikomeye bitarondoreka. Wakoze bya bindi turagushima, n'ubongera ukore n'ibindi Yesu. Utubambire amahema, uturwanirire Yesu, kandi udutsindishirize rwose. Uturinde umubi, waduhaye agakiza, byari bikomeye, ni igitangaza gikomeye. Nushimwe nuhimbazwe. Muririmbyi niko yaririmbye aravuga ngo ni igitangaza, ni igitangaza pe. Haleluya. Ni igitangaza cyabayeho dukurikije ukuntu wagendanye natwe, ndetse ukaduha urukundo rutarondoreka. Icyo ni igitangaza gikomeye mwami. Turagushimiye rero, ngaho ugirira neza ubwoko bwawe, ugotesha imbaraga zawe zikomeye. Ineza y'umwami Imana irushaho kubana natwe, wimuye imisozi, ubakoreye ibitangaza mu izina rya Yesu, ubakoreye ibikomeye mu izina rya Yesu. Natwe tuzagushima. Urakoze rero ngaho bana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Murakoze cyane. Mwumve video irangire, hanyuma mufashe gukora ivugabutumwa, mukore share, comment na subscribe. Ndabakunda cyane. Umwami Imana abishimire kandi abakorera ibikomeye bitarondoreka, ndetse akora n'ibitangaza byinshi. Imana ibampera umugisha. Murakoze, Imana ibampera umugisha mwinshi.